bakunzi ba Twige Muzika, nongeye kwasuhuza kandi banikaze mu kiganiro Twige Muzika. Bisanzwe muri kumwe na Success the winner, iyi ni Twige Muzika. Muri mwanya none nkaba ngiye kubagezaho isomo nkuko Twige Muzika mbagezaho byinshi cyane, ibiganiro, ibyegeranyo ndetse n'amasomo ajyanye n'umuziki, byose bigamije kubaha amakuru ajyanye n'umuziki kandi abahesha ubumenyi bwimbitse bujyanye n'umuziki. Mbere ya byose ariko mbanje gushimira umuntu wese wakoze subscribe, saba n'umuntu utarayikora kugira ngo ayikore, n'inkunga ikomeye cyane. Hanyuma reka dufate akaruhuko noneho nze dutangire isomo ryacu. Nyuma y'akaruhuko twatangira isomo ryacu. Interval mu muziki ubundi ni intera iri hagati y'amanota abiri. Dufate nk'urugero C, D, E na F, G, A na B kugeza kuri C. Ubwo intera yaba intera irimo hagati y'ayo manota ni cyo twita interval. Hanyuma interval rero irimo ubwoko bubiri, hari interval twita horizontal interval ndetse na vertical interval. Horizontal interval ni interval igizwe n'amanota akurikirana rimwe ku rindi. Dufate nk'urugero nk'aya manota ageze kano karirimbo k'abana kitwa Twiko. Reka ndirimbe do do so so la la so fa fa mi mi re re do so so fa fa mi mi re so so fa fa mi mi re do do so so la la so fa fa mi mi re re do. Mwabyumvise, murumva ayo manota arakurikirana rimwe kuri rimwe. Hanyuma ikindi kandi horizontal interval akeshi bigizwe n'ijwi rimwe. Ishobora kuba ari tenoro, nk'iyi nari ndimo ndirimba n'ubwo wenda ntazamo ijwi cyane, hakaza base, hakaza soprano, hakaza alto cyangwa se n'irindi jwi. Noneho ubundi bwoko bwa kabiri dufite bwitwa vertical interval, yo ni imbusane ya horizontal. No ni ya interval bigizwe n'amajwi atandukanye, amajwi arenze abiri. Hanyuma tukiri kuri interval reka tuvuge ku bintu bibiri, hari size ndetse na quality, nka bimwe mu bintu babiri muri interval. Size ni umubare w'amanota agize interval. Interval ntabwo zinganya umubare w'amanota. Ushobora gusanga interval igizwe n'amanota wenda nka 3, 5, 2, 1 n'ibindi bitandukanye. Hanyuma rero hano mfite umubare wa interval ndetse n'umubare wa semitones, ari nazo ziduha kandi ubwoko bwa interval. Hari unison, ubwo ni C kugeza kuri C, harimo 0 semitones. Hari C na D, ubwo ni interval igizwe n'amanota abiri, harimo semitones ebyiri. Hari interval igizwe n'amanota 3, ni C na E, irimo semitone enye. Hari interval igizwe n'amanota 4, ubwo ni C na F, irimo semitone 5. Hari interval igizwe n'amanota 5, ubwo ni C na G, irimo semitone 7. Hari interval igizwe n'amanota 6 kuva kuri C kugeza kuri A, ubwo ni harimo semitone 9. Hari interval igizwe n'amanota 7 kuva kuri C kugeza kuri B, ubwo harimo semitone 11. Hari interval igizwe n'amanota 8 octave, irimo semitone 12. Hanyuma interval tukiri kuri quality, interval ishobora kuba major, ikaba minor, ikaba diminished, ikaba augmented, ikaba perfect. Dufate nk'urugero interval igizwe n'amanota 4, wenda nta accident yabayeho kwa kuzamura wenda umubare w'amatones cyangwa kugabanya. Dufate C kugeza kuri F, urumva na manota 4. Hano harimo semitone 5, ubwo quality yayo cyangwa se quality ni perfect. None interval igizwe n'amanota 3, irimo semitone zinga enye, ubwo ni major.
Hanyuma reka tuvuge ku ikintu kizwi nka enharmonic interval. Enharmonic interval ni interval isoundinga mu buryo bumwe cyangwa se ivuga ijwi ari rimwe. Ziba ari interval ebyiri ariko ijwi rikaba ari rimwe. Bizaterwa n'iki rero? Bizaterwa n'umubare wa semitones ziri muri izo interval. Nubwo umubare w'amanota atandukanye ariko umubare wa interval uba ari umwe, ubungana. Dufate nk'urugero C kugeza kuri F, ni urumva harimo size na amanota 4, mu gihe semitones ni zingahe? Ni 5. Hagati ya C na D harimo semitone ebyiri, hagati ya D na E harimo ebyiri, hagati ya E na F naho hakabamo imwe, harimo semitone imwe, ubwo ni 5, ikahita quality ikahita iba perfect size, ikaba ari fifth. Hanyuma enharmonic yayo ni C kugeza kuri E sharp. Hagati ya C na E na D mu busanzwe habamo semitone ebyiri, hagati ya D na E naho habamo semitone ebyiri, ariko kubera ya sharp iri ku nota rya E yazamuyeho semitone imwe. Nkuko nigeze kwisoma mu isomo ryatambutse mvuga ko hari icyo twita accidental mu muziki, ni bya bimenyetso ari sharp na bemol dushyira ku manota tukagaragaza ko pitch inota igomba guhindura umwimerere waryo. Ndabashimiye kuba mwakurikiye, ntago isomo ndirangije, nzakomeza ubutaha nkomeza turana n'ibindi byinshi cyane. Icyo ngusaba ni gukora subscribe kugira ngo isomo rindi rizakugereho. Hari n'andi masomo menshi cyane ajyanye n'umuziki, kandi icyo mbijeje nuko buriya umuziki teorike cyangwa uciye mu buryo bw'imvugo n'inyandiko urafasha cyane ko burya ntago wajya gukora pratique ibintu utazi mu mutwe. Mbere ya byose ugomba kubanza kugira, mbere y'ubuhanga habaho ubumenyi, ugakora ibyo uzi mu mutwe, atari kwa kundi umuntu acuranga ibintu ari ukuvumbura, ari ukurimba ivumbura, ahubwo burya iyo urimo ashyira ibintu mu bikorwa uzi mu mutwe ni byiza cyane. Nawe ugera aho ngaho ukakora icyo bita improvisation, cyane ko burya muziki tugira icyo twita improvisation, guhanga wowe ubwawe ariko ushingiye ku byo usanzwe uzi. Ndabashimiye, Imana ibahe umugisha. Yari umuhungu wanyu Success, the winner. Bye bye. Amahirwe n'ishabane namwe.